magane wabona tutasubiye mu buriri se niko bikokora we wongeye guhena wo gahena mu gahinga we tuzi umuntu yibereye mu butotsi nakubyukije ubunje nzi ngo wakarabye no mwizo mituri nawe wongeye gusubira mu buriri uraba mu maso musumu batigo shawo ubibi bitotsi ugasarura ingonera muje murirwa muheri Chogirwa vuba mbarwa tuje kwikorera birabishingire ngiye kwirebera n'umwanje narare nubatse batuma ugiye mu biki muri nonko yanje nasanga ariko runonko nizo mushaje murarya mwese nawe tushagamo ibijumba tukadusa dutsa nico gihwera muze mujana igihe yagendeye rwatarakiye he sinjanaga nawe cyo cahangaha rero tugenda ubwo turazana ibyo turashobora yo ndikorera biki gira yewe ntabwo nagusiga ahangaha ngo nkubone cyo gira si kintu gukura umuntu mu bitotsi dore n'izuba ririnze ryahinguka uracakingwa ibiki uzi wazakoreshaga n'amapoto gawe mera nk'uruguhagikiriza wo karindagira ko iyo harimo ibiryo si murukinguraga mu masogonda muzigira intakora muraga murarya ibivuye yenda ntazi y'imikozi ntiyariretsa kerara none ko kuko ababyeyi barenganaga hari uko se atari yaragize niko bikoko cyaba kinyuze hehe se niko wantumbagane ene ucagiye kirancunze da gukora ibintu mbabwirije bitabarimo anako noneho ndashenjaguritse neza byatako ndisubiyeho kumana ko kurusura upfu ngiye kuzapfa kwirwa ndabihedukira ngo nta n'icaza kumfasha ndashize da inoti gusa
shefu batari yaza yanyica. Gakunda kagimitse bikirese ahubwo ntabwo arumva biri kujegera. Ayahaga ntabwo nagashyira utaga nabonaga ari no kurungurukaga mukusi kagiye guca muze ntabwo arabimenya nakubika guca ntabwo yabimenya muze nta n'icyo yacenga uretse ko yavuga ngo ninsabe ko njewe azi ko ntibaga. Kagandika imitsima ko ubwo ibi biceri ko ntabwo birajegera ndagenda gahoro ariko nsana no gusuhuza abantu. wakuze usigaye urumva bagusuhuza utabishaka wabyoreye. siko ndi kubona wagira ngo mu nkono nta kintu kirimo. Ninjye nzongera kurya ibiryo byanyu. Mana ko muzihaze kubika amafaranga niyo mpamvu gari nashaje ko nta kibazo. sibi koko wiriwe Berewe inzara. sira iri zuba ntaho riri kukwica. Byanyica se ngiye kugura umutaka njaje nditwikira. ntabwo amafaranga sinabura nagawe Ubona ari ndugafite agagose naganje ku giti canje ntawe mfatanyije nawe. Aganda mfite cyawe ubwo ni abantu bagaguhaye ngo uje kubakotereza. nje sumbonaga mu mashirahamwe. yego bikokora Ubuceri bwa senkani nagawe naganje cyabagaguhaye bande sinje wari wambona ndi gusabiriza. akoze ubu abantu bagaguhaye ntaho bakubajije ngo nsabari ngo nanje bamaganje. Ese ni bande bagamaye karaganje ku giti canje. abasoya yakuye ubwo wana gatoraguye wewe. Nje ndatoraguzwa nje niyo nagabonamo umuhanda ndi kugenda hanubwo nagakura ubwo tangiye kumvugisha amagambo menshi. Gusira burana ntabwo tumumukatira bigoga mugoma amafaranga nagawe naganje mwongeye no kubimbaza bimenye karaganje. gaho siranyihereho igihumbi kubera ko bura igihumbi cy'icerya buriya wankoreye ikira. gusa nka mukuru wawe ntaho ndi mukuru wawe. Uwanje umariye icyo usikari ukuri uranseteresa reba nk'ejo bundi ukuntu ari kunkume gushaka kuzana amazi yada guhera ku munsi zina sigaye urigure kunseteresa twanabihindura ukaba ari njewe uzaje uraja kuvoma amazi si kugenda biriya ni ibintu bikomeye ku buryo umuntu atagira. ushaka kujura gareka gari amazi gano nje nzongera kugama jaje ndanywa ngo mvuye kugura agani gabaga gari mu macupa harabaragagira gabaga nakonje gavuye muri firiga ku kanya. ye ubuzima ukize utaka kanya wize ugera ku iterambere ryawe nje nyibwera bwera ubundi nje nakize kera. uzi bikoko wampa igihumbi ntaco nagura bati uri inzobe. ndabizi ahubwo ngiye kugura n'ikirahure ndabizi ko ndi inzobe nzaje ndireba buri mu gitondo.
nuzaga amafaranga yawe buriya ndagakuraho ubigenze bite nawe ubwo buriya umuntu ntageraga amafaranga ngo abe wenyine ushakaga abantu ukavuga uti mfite amafaranga cyo nico cyo rero kugira ngo igihumbi uri kunsaba kunkorera ikira gusa uranyuza ibirenge oya akazi kose ntagakore akazi kose naha nahakondora kuhakondora si n'iwanje niyo wahareka hakamera gutyo byashaka ibyatsi bikuzura mu mbuga ahubwo rero tugiye kubigenza ushaka igihumbi ngaje kwinywera urwunge nkamenya ngo ndarumweye gusa ngiye kukubwira umuriro ugiye kumbyinira urabyemera ntubyemera ugiye kumbyinishya ndi mukuru wawe na amafaranga ushaka amafaranga nta mafaranga y'ubuntu gabaga nanje mbaga nagabonye nagavunikiye niba ushaka igihumbi byina niba utagishaka nyine nabwo nawe urabyumva ukeza ceza nushaka undi ubyinire indumbi zose ndazemera izi zose uzibyina imbyino z'igihumbi ariko ubwo nawe ningeza kuza igihumbi urahita umenya ko zigezemo hari kubyina inziza nushaka kubyina iz'abasazi ariko mbone ziransetse byina ariko byina ndagukundaga rimwe na rimwe mburaga amagambo mbivugamo byo ntabyo nshaka hindure umukunzi n'ikiragi yakundanye n'ikiragi ntiyumva navuga umukobwa ni bubu mbonye mikiragi urikaraga imbere yanjye umbona mikiragi ntago amafaranga rwose mfite mbese ubunini nawe kubwiye ko bavugaga ikiragi bavuga ubana n'ubumuga bwo kutavuga uri kubyumva mbese ubu niko kubona gushaka amafaranga byakugize nk'ikigoryi ubaga amafaranga rwose uzi kugira aya ibihumbi 2 ubyinye neza nayagura ku bundi ibyo ndabikubye nshaka inzungu mbyinira inzungu nizo nshaka inzungu avinde chagihuri ochachi icyo ni ikinyarwanda nshaka inzungu bitarimo ikinyarwanda izihe zazindi babyinaga bari kwikubitiriye cyangwa umbyinira impinda ubundi nshaka zazindi baririmbaga ku buryo utamenya n'ibyo bari kuvuga izihe zazindi baririmbaga ku buryo utamenya n'ibyo bari kuvuga ariko ntabwo uri kumva ibyo ndi kuvuga Ferinlo. Aya. Kwanza ubundi byose ndabikubye. Byose ndabikubye. Shaka hip hop. Zazindi z'ababusha. Zazindi babyinaga. Zazindi bafite amafiyeri ariko. Byinira kuzunguza ibyo bikoti byawe ku buryo nanje ndaseka. Ubundi nubona nsetse leta nkuba kabiri. Ubu kugenda bavuga ati bosi wanje bikokora wanje ndamwemeraga bukokora niji amembaga kurimba ibyo bintu nk'ibyo byakunaniye ariko si mwana ntawe uzi ko ndi mukuru wawe mukuru wanje ku mafaranga byo byabaye hembese ubundi ndikubona wanabyiniye nabi ntago igihumbi canje cyose ngiye kuguhereza 750 muherezi yashaje sha 700 uragafata ntawe uragafata 750 we hari we ubyinye ibi byose bakakubwira 700 wageme wambwira nkabikubyina ukagama ngira mbibyina ugama Agwese nje ndagafite hari amafaranga ngira watuza ugafata ngo nkuhaye cyangwa ukagarika dore ngaho ko nkuhaye menshi kibiyo senka n'inyikuye reba ukuntu mbere tujya kwiga ibigenzo uri kubyumva
uracyashakaga andi mafaranga tugende ihute se ariko ntunsore amafaranga ukareba niba utaranshora nkagenda ko se ubundi ko utanditse ibirenge udafunze uziya sikona asanze irangaye wamubwira ngo funga sigira vuba ihute ufunge vuba uza tugenda fata urwo rufunguzo ufungura shira iyo ntebe mu nzu wakora ibintu na kuraje ntabwo ushaka amafaranga ibintu byo gukorana akazi ubunebwe biratuma ngenda nkuha amacemo ihute tugenda ese ubwo uracafunga ibintu ufite amafaranga yiyemera azabamenya cyane utekerezaga n'ubu urahamanuka ariko mwebwe muracyatagategesha utekerezaga ngo nuko apfuye ntapfanye agahinda yari yarihanganye akomuze nk'ubu ngubu roho zose zapfuye zirimo ubutaka ziramutse zizutse zikakubaza ibibazo bashyizeho ingufu uhasubiza ibiti uraturage oya ntacyo ahubwo va mu nzira tura ahangaho nese wa muntu karigwa amajyambere go muri izi minsi wagira ute yewe ariko byari binsize n'imvune mana iyi bisa n'ibiremeye kanze nkurebere ariko si muzehe mbere wagiraga amarwa garyoshye ntago ukigagirara kirabiranya yankozeho insina zose ma yewe nta kundi gira nigendere ubu n'agakashi kagize ngo kajemo ni ukugashyira ku dushimbo oya nakurenganya inzara yo muri iyi minsi yo iri guca ibintu siko katari kujegera kabaye inoti rwose si none niba arizo washiragamo tugaho rero mandwa za data bagajanye da bagasandaje bande yewe ndebere urebere amafaranga ganje gari garumye ubwo si byo uri kuvuga ni ibiki muze jese ahubwo ibi bintu ndi kumenya ibyo ari byo gari garumuta n'impamo ya muntu ariko mujye murareka imitwe yo muri izi minsi namwe ntabwo ari imitwe none se akimenye gabagumu n'impamo ya muntu ariko se uru rubyaro si ubuko ariko se aba bana ni amasiha n'iki nibo bakamenye ariko muze reka nkubwire rero ntabwo nshaka kubaho mbabarira nta mafaranga ganje nigendere n'umugarigari se waje kumpuruza utabanje kureba niba garimo
Mana yanje kuko haka abantu mwese mwarahindutse mwabaye ibisambo. neza Iyo umbwira se nkagukopa ntinarinda gukopa utiri urambwira ngo ninza mbyikoreye. akada neza to ihembe bajugunye nkiri ikimuga barangaje ariko mana ko kababana zakirene hajya ngo wakwica uwo yabyaye nabwo bamufunga. Ntushaka uzabica ubamare sabawe. Ndabyica wenda na gereza yampa umutuzo kurushaho gupfira urwagashinyaguro mw'uru rugo. Ahubwo gira ndi kugenda mputwe dufaranga nigendere. Gira si shangire nose kureba uko n'umugabaga n'impamo. Wenda ubwo reka kubwira. Warinze kuza kumburuza ngo ninzane imishingirizo udafite amafaranga koko. nose n'impamo nimona agashiraga kagari mugankana. Ubu nende kuvuga ngo ndishuraho n'abahinzi. Urukumva ijambo uramubwira ati nuko umusuhuza gusa ibindi nijura bivuga ntabwo andi magambo gawe nshaka kuruta uko wabuze. nta mwana nanjye mbaga ndi mu kazi Ugiraga imirimo mu rugo si imirimo ko arizo ziberagayo gusa nose mwabasha kunyenderera mu buzi. mbese wewe buri gihe uzaje urambwira ngo nje kumukwendera nta n'ikintu maga riyanjye nawe ndaje ushaka iki shango ujye kuzana wowe gutuba sinana kana baga ari kugura ngo njeyo uko aho ya muntu mye nana kasenye sari yabo ushaka kasenye se kaze mu igihumbi sha ariko wihute Je kumuza. ariko se buri gihe uzageraho urumamagara ubu ugiye kumbwira iki kintu mukanya twari turi kumwe mu isoko WhatsApp uri guti Kanze ndaje. kujyana ari ukavuga amagambo kumudora ku byo ujye gukora nabyiza mubwire aze tuhure ibindi byanjye hari ikintu Ibyo wanumye ni nkaho ari byo ndi gukora. n'isuku uri kuvuga amagambo menshi Agahe. genda umubwire ati ndi kumushaka nze tuvuga Sheri karame bikokora aragize ngo wagira weragize nawe ugahita uja kugira ncaho akagira agize nibikize ko bikokora ari kugushaka ari kunshakira iki se buri uramwana uko twavugana iki mu by'ukuri nawe kuko sheri sabe ngwino nzane kanze muzane yabaye iki se ku buryo atakwizana oya ari kugira ukavuga amagambo menshi naho ubundi sabe ubundi wowe ushaka wabona kugira wakira siporo ninjyewe mfite akantu k'indamutso nyine n'indamutso urakoze buriya rero ubu nsaba uri kubona abandi nk'umukozi wanjye ubwo rero urihangana ndongera nshakishe ndebe ko naronka ubwo nzongere ntuguye. Nese muze urabona ibintu mpore ari byo koko. Oya nanje uri kubona ibimbayeho birakabije. Nese reba iki gitwara ariko nje nikoreye urangiza umpakanire ngo nta mafaranga umpa. Nyina ndi kubyumva ariko nawe uri kubona ibibaye ndashakisha ntabwo ndarenze ejo bundi ntari nagagura. Akuzi ko burane narangije no kuyabarira. Rwose ihangane nabyo uri kubona nta kundi ndagashaka vuba rwose. Ntandatiye Bwera uragahura n'amacinya. Nese ubisubijeyo Muzeyi uragasaza imburagihe nkuru nshaje ukarindagira. batigwa narindaga bona vuba aho Kabona indayo nkuraga kubwa n'umuruho. Urambonera ukuntu untesheje umutwe wo karindagira. Nese ubu ni kubisubizayo niyo nyungu. Ariko ibi byose naga macinya ngo n'urubyaro ukuntu nari naraturundarunze ndabyica ariko yabaye umukozi wese kuva ryari hano umukozi wanjye
ariko umunsi wari waba n'umukire utagira abakozi Jean ni umukozi urakoze pe urabona abanzanye n'ifarashi shabu dusigaye waranakize byo kandi umukire none asigaye gukora kuva ryari hashize igihe kirekire maze kumuhemba inshuro ebyiri amezi abiri yose akazi se wagakuye nabaye umukire ariko ubone kamubwira n'akazina kanje bundi sigiye banyita bayikoko ntabwo witwa bikokora se iryo ni irya kera nkiri umukene nkiri umwana narakuze ndi umukire bayita bayikokori bayikokori ndumva usigaye witwa n'akazina k'agasirimu umukire ubundi buri mukire wese aba ari umusirimu njyewe ndi umusirimu bakamejije igihugu cyose baranzi baranakuzi rero nshaka kubwira ngenda gukunda wowe buriya sabe twamera nk'umuhigitse isuka mu nsimbuza mbese saba akabagiye hasi akabona ibyo bikundiye tukikundanira twashashe turagenda turi kwita n'abasheri n'abashushu reba ukuntu ureshya nubwo wampaye 1000 yego no si ibyo ntabwo icyo barebera ku mafaranga ngende umukire ufite amafaranga ngende umukire ariko burangije ko ikintu kijana n'imitongo ntaho mbimenyaga umva nsabisho what's up ye uyu mukobwa ashaka utugamba turamuryohereza nyine utugamba turyoshye nyine none murajya muneta muri babiri oya uyu ntumufate nk'ahari uyu mufate nk'iradiyo uyu yabaye nk'iradiyo uriya nakumbwira utugamba tugushimishije nyine sheri usa nabiki vuga yemu kubagurika sheri suyine sheri wawe yemu ko usa nabiki mubwire udutoma nka dutara ari ninja hanze nzakujana vuga naje hanze azakujana ugeraga amafaranga uvuga nk'aho ari njye uri kumubwira ni njye uri kumubwira naje hanze azakujana ingo ntabwo ibi byashoboka rwose umva mpaka ibyo bigeze nanjye uyu munsi ngombe mpangane nabo bo bayarangije mu mikati ubu ntibarangije si oya ariko leta nayo izagabanya uwishi uwo yibyariye ntimugendeho watsaba ngwino njyana faranga ganje wagashize mu buhemu tuzi ariko ndagukubira kabiri wowe tuzi unamari wamere kugomba kunjagarage ni ibintu byo kugira hari amafaranga ganjye gushoboka nuko nkora gahoro ntawe uzi ko bayikora muza hano muza mudahekana si mudahekana ibi ni byo mwahisemo ubundi byo kwirirwamo ngo ntimwagira n'umurimo mukora amafaranga ganje gari umugagiye mwegere hano amafaranga ganje gari umugagiye uzi koti ryanje aho nakugejejeho narira ariko ibintu ndi kubabaza mu rukumva mukambwira umuntu wameneye agasanduku mugira vuba gaki ninde wakamenye akusi ninde wigeze ugakura oya umva mukambwiza ukuri kuko aho bigeze nanje birandambiye n'impamo oya ntabwo nabyumva mukambwira umuntu wameneye agasanduku ninde se wigeze ugakura ninde none mbana nande mw'uru rugo ntabwo ari mwebwe ubwo se ko amafaranga bagavanye mujyane ariko mana koko ariko nzababwire ntimwabana jesu ko nagiye kurebera nkongo yanje
ntabwo nzaja ndirirwa ndi gutunara ngo nirwe n'utwo ntujujanyije naronse ngo natwo muduheye mukambwira umuntu wagashaka ari muri mwe nta wundi tubana mw'iyi nzu. nta mafaranga gawe nigeze mbona. none ninde ariko Bikoko amafaranga wahoranye wagavanye. dore ikigeragezo mana we Bikoko niwe wagavanyemo. Niweho wagavanyemo amafaranga yahoze afite amafaranga menshi cyane. yari afite amafaranga Menshi. zana ko mafaranga shiraha nta mafaranga mfite ndavuze ngo shiraha nako mafaranga nta mafaranga mfite Simba nukuri kw'Imana itonde ugiye kuzigira inkozi z'ibibi burundu koko oya kurwaho ibyo bitoki ariko iki siwambwangwaga amafaranga waba wagakuye doragawe inote kurwaho ibyo bitoki ariko mana yacu sinagaye nyoko wigendeye atahuye n'ubw'umuruho niko agandi garihe ntahisamo ugafite zi niko nsa mpereza amafaranga agandi nagaguhe gira vuba Nje nta amafaranga mfite. ariko shiraha ngaho Nje amafaranga mfite ntago nakoreye. gazana None singazana nagawe. so ngo nicyo Shiraha ntago amafaranga mfite ariko nakoreye. amafaranga afite ntago yari yanyibye yaba yagaguhaye agakuye Naho zinje namukoreye akazi. mpereza amafaranga agandi sagira vuba mujye kuzigira ingegera burundu koko shira ariko dore imihika mana yanjye Ariko mana yanjye.